Ibihe byiza kuri ukurikiye TV10 none ahangaha nitwa Dashim twinjiye muri cya kiganiro mukunda cyitwa inzu y'ibitabo. Nk'ibisanzwe nkunda kubazanira inzu z'ibitabo hano. Uyu muntu rero mwamunsabye muri benshi cyane, hashize igihe tumutegereje, twigeze gupanga ko aza mu kiganiro ntibyakunda, turisegura. Uyu munsi rero kubw'amahirwe namubonye, ariko mbere yuko mubahishurira none ahangaha hano ntabwo ndi bube ndi njyenyine uyu munsi, ndi kumwe n'abakunzi b'ikiganiro inzu y'ibitabo. Reka mpere ku ruhande hano hari umukunzi w'inzu y'ibitabo, mere ku buryo bwanjye. Abanze atwibwire, si ngombwa ko haguruka, ashobora kwivuga yicaye rwose. Bamwegereze mikro iri inyuma, wibwira abantu. Nitwa Mukankuriza Tarisisiya, nkaba ndi umukunzi w'ikiganiro inzu y'ibitabo. Urisanga rero. Murakoze. Tarisisiya, umaze igihe kingana iki wumva ikiganiro? Nagikurikiye cyane muri Covid. Okay. Ni iki kiganiro cyagufashije? Ibiganiro byinshi biranyubaka pe, ku buryo igihe cyose mba nambaye kuteri ngukurikira. Urakoze rwose. Iruhande rwawe hari mugenzi wawe nawe yatwibwira. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Ntirenganya Jean Dodier, nkaba nkunda ikiganiro inzu y'ibitabo cyane. Urakoze cyane. Wowe umaze igihe kingana iki cyumva? Natangiye kucyumva muri 2018. Okay. Ni iki kindi kiganiro inzu y'ibitabo cyagufashije? Ikiganiro inzu y'ibitabo cyamfashije byinshi. Nungukiyemo ko niba umuntu adashoboye gukora ibintu bihambaye, ashobora gukora utuntu duto ariko akadukora mu buryo buhambaye. Urakoze rwose. Ni wowe ugezweho? Amazina ni Twizerimana Ruberi, ndi umukunzi w'ikiganiro inzu y'ibitabo, nkaba nk'umukunzi wa Kagame Charles. Nishimiye kumubona muri iki kiganiro. Uhishuye agaseke tutaragahishura. Ariko nta kibazo. Wasobanura nta kibazo. Wishimiye kumubona? Nishimiye kumubona aka kanya. Okay. Urakoze cyane. Ladies and gentlemen, uyu munsi ni ishimwe rikomeye cyane twakiriye umuramyi, n'umukozi w'Imana, n'umuhanzi w'indirimbo zo guhimbaza Imana, ariko noneho akagira ubutumwa bukora ku mitima. Abantu benshi bamukunda mu ndirimbo yitwa Amakuru, aho aririmba amagambo yahindura ubuzima gusa. Sizo zonyine, afite indirimbo nyinshi cyane. Nishimwe rikomeye cyane kuba tumwakire none ahangaha mu kiganiro inzu y'ibitabo. Ngo haye ikaze Charles Kagame. Asante sana kabisa. Urisanga rwose. Amakuru. Ndashima Imana kabisa wowe. Nanjye meze neza cyane. Wow. Twapanze ko twakorana ikiganiro nk'iki ngiki, ariko ni nk'isezerano wari waraduhaye uvuga uti umunsi nzaza. Dufite jingo mu kiganiro inzu y'ibitabo bivuga ngo hari igihe nzaza tugatarama. Icyo gihe rero ni iki ngiki. Ubwo iriya jingo turahita tuyihindura. Ako kantu turagakura kuko noneho waje ubutumwa bwasohotse. Ubu noneho kuvuga ntabwo ari ngo igihe nzaza tuzatarama, nahubwo noneho naje dutarama. That's the plan kabisa. Urakoze cyane. Turishimye cyane. Uri mu Rwanda kuva ryari? Hafite ibihe bikorwa wenda mbere ko twinjira no mu kiganiro nyirizina? Ndi mu Rwanda mpamaze like 2 weeks, ibyumweru bibiri. Ariko ndacyafite n'ikindi kimwe. Nari naje muri music. Okay. Nari naje gukora indirimbo zitandukanye, indirimbo zo guhimbaza Imana, kuko niki Imana yampamagariye. So uyu mwaka ni umwihariko kuko mfite indirimbo nakoranye n'abandi bahanzi bakomeye mu gihugu. So rero nibyo turimo, nibyo byadutwaye umwanya tunisegura ku bantu. Niyo mpamvu ubushize ntaje kubera ko kubyirukamo byose bana biragora, ariko ubu nduwanyu. Ubu nduwanyu kabisa. Hano tugiramo igice cyitwa kuva. Twizera ko buri muntu wese afite ahantu yavuye akagira ahantu agera. Reka kubera ko nibwo bwa mbere tukubonye hano kuri TV10, ntekereza ko ari nacyo kiganiro ukoreye kuri TV10. Cyambere. Nicyo cyambere kabisa. Reka nubundi usanzwe ubivuga wenda uvuga uti natangiye gutya ngera aha. Reka duhere wenda kuva ha Charles Kagame guturuka mu bwana kugeza uyu munsi. Noneho tuze no kwinjira ahantu inspiration yawe yaturutse, kuko uririmba amagambo y'isanamitima, uririmba ubutumwa bukora ku mitima. Ntekereza ko ari niyo mpamvu abakunzi b'inzu y'ibitabo bavuga bati Charles Kagame ni inzu y'ibitabo koko. Ari niyo mpamvu tugufite uyu munsi. Duhe kuva hawe mu buryo bw'incamake, kubera ko ugiye kubisobanura ushobora no kumara iminsi ubisobanura. Ugerageze kubishyira mu ubuzima bw'umuntu bari bwinshi cyane kabisa, bari bunini. Ko umuntu ni munini, umuntu ni mugari, ariko ndabivuga mu ncamake. Ubundi nitwa Kagame Charles. Kagame Charles. Yes. So navukiye
muri Congo so ahantu bita muri Byura so ndi umunyamurenge ku babyeyi b'abanyamurenge ariko nageze mu Rwanda ndi muto so navukiye ku babyeyi bakijijwe papa mama bose n'ababyeyi bakijijwe ko we yari na pasiteri so nkurira ahantu bita i Butare mvayo njya ahantu bita ku Kibuye so abariho nyine ni nkaho namaze ubuzima nk'imyaka 15 y'ubuzima bwanjye so aho rero niho amatariki wavukiyeho barahita bamenya imyaka yawe kataza kuducika so gusa urumva Kagame nawe urahita ubwumva nyine nawe navutse 94 mo ntabwo ndi mukuru cyane itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu kubera ko akora ko kaba kagomba kuba kari so nuko rero byagenze nkurira ubuzima bwa nyine ku Kibuye so ku babyeyi bakijijwe ngiye nakuze nzi Imana kugeza n'amagingo aya ngaya ndacyakorera Imana so navuye ku Kibuye ntabwo uzi igihe wakirijwe nzi igihe nabatirijwe icyo gihe cyo nakimenya nari ndi ku Kibuye nzi n'itorero nabatirijwemo ariko kumenya exactly nyine kumenya Yesu kumenya Imana so byo ni nakuze nzi Imana nakuze ndi mu muryango ukijijwe ushobora nyine kuba naciye mu tuntu tw'abana dusanzwe right ariko rwose nakuriye mu muryango ukijijwe kugeza n'amagingo aya ngaya ariko naho nakuriye maze kumenya ubwenge noneho namenye Yesu nk'umwami n'umukiza Yesu kumwizera Yesu akora iki Yesu atumariye iki namubwira gute abantu ibyo byo nabimenye nkijije ni somo twakwigira mu kuba umwana ashobora gukurira mu muryango ukijijwe discipline so discipline birafasha ubu njya mbwira abantu ngo n'umugisha mbese hari akantu njya mbwira abantu ngo niyo Imana itabiriho let's say that kuko nanone kandi njye nsoma nk'ibitabo cyangwa ngasoma amadocumentaire nkayumva amwe bara abantu bakomeye bavuga ko Imana itabaho Yesu atabaho Yesu atabaye baba filozofe bakomeye sibyo reka tuvuge niyo avuga ngo ijuru ntiribaho ikuzimu ntihabaho Satani nabaho ngo Imana ntibaho bakatubwira ko ibitangaza Mose yakoze it's just manipulation ni ibintu bitabaho bakatubwira ko inkuru ziri muri Bibiliya ngo ni man made n'abantu babihimbye barabimfasha nyigisho aha urakoze cyane let's say ko ibyo bintu bihari siko reka tuvuge ko turi mu gihombo turi muri manipulation reka tubifate gute ariko still kumenya Imana no kwizera Imana ku mwana mutoya gukurira muri iyo room reka mvuge gutyo cyangwa se muri iyo sako bituma ugira discipline bivuze ko bituma wowe ubuzima busobanutse nk'ubu ngewe nakuze nzi ko ari igitutsi abaremera mbatangiyeho urugero bano babiri kubona bambera ababyeyi nk'ubu nakuze ngewe nzi ko kubatuka ari sakirirego sibyo ari sakirirego ariko umwana utazi Imana aragutuka ukavuga uyu mwana yarerewe he siko bimeze so there is hari discipline gukurira mu muryango ukijijwe bitanga biva gukizwa nta nubwo ari kuba umuntu yagandukira Imana ntabwo intego ari uko gusa ngo ategereje ijuru ngiye mbifata mu buryo bwo gukizwa hamwe no mu buryo bwa discipline ikindi cya kabiri sense of humor ubumuntu siko ubumuntu kugira ubumuntu muri wowe tuvuge umuntu wakuriye mu muryango ukijijwe ntago ashobora guca ku muntu wandagaye ku muhanda ngo namusaba ushobora kutamuha sava nta kibazo umuntu ubabaye rwose ashobora kugusaba amafaranga ndashaka 5,000 ntubifite that's fine ariko se umubwiye amagambo meza ariko hari nk'umuntu wo ntago uri impumyi wose uri impumyi noneho ku gikomera afite cyamwicajaho ukajya kumwongera so rero ngiye for me sense of humor ubumuntu gukunda abantu gukura so kumenya Imana no gukura mu muryango ukijijwe bitanga iyo discipline bikanatuma ubaho ubuzima bw'amahoro nanone bikanatuma ubaho ubuzima bw'amahoro ubuzima bw'amahoro buriya n'abantu basenga bagira intambara bagira stress zabo bagira nabo bagira bari buze kutubwira nabo bagira intambara baraza kutubwira ntago uvuze gutyo umuntu uri kuri TV ahita atekereza ko umuntu usenga iteka ryose ahora ameze neza nta kigeragezo none se umuntu usenga agatinda kubyara
abafite amahoro. That's I'm asking you, that's the question. ariko noneho udasenga agatinda Udasenga uburyo bahandura ibyo bibazo ahantu bitandukanye. Ushobora gutinda kubyara ariko usenga, kwizera kukazana amahoro muri wowe. Ariko wowe udasenga wowe nyine nangize mbi clarifying ntihite bumve ko nta kigeragezo uhura nacyo, uhora mu mahoro, uhora mu dendere. Usenga ushobora kugira ubukene, n'udasenga ushobora kugira ubukene. Ukijijwe ubukene, udakijijwe ubukene. Ahubwo uburyo wenda bitwara mu ubukene. Ahubwo ndetse buriya badakijijwe nibo bafite amafaranga. Okay, icyo cyura kivuga hishe. Hari igitabo nigeze gusoma kigaragaza uburyo gutunga bitagombera kubura umukiranutsi. Ahubwo gutunga nuko wumva nyine formule ijyanye n'uburyo ubutunzi buzamo. Bivuze ko umuntu kuba akijijwe atazi iyo formule ntago bimuha garanti yuko azatunga, azakira ubukene. Wowe ubivugaho iki kuri icyo kintu? Cyane ko rimwe na rimwe abantu bibeshye kuko ujye ubibona nk'umuntu akaba ategereje wenda nka minerivare y'abana aho kugira ngo ajye gukora ashakishe akajya akanyarira gusenga. Nuhe butumwa wamuha? Ijambo ry'Imana riravuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Ahandi akavuga ngo ivubira imvura ababi n'abeza. So situbyemeranyaho. Imana yo ntago yitaye ku butunzi bwacu. Imana ntago yitaye ku myambaro yacu. Imana ntago yitaye ku mamodoka tugendamo. Imana yitaye Imana yitaye ku kuyizera uyizera. Ari byo bizakugeza mu bwami bwo mu ijuru. Ntabwo Imana yitaye ku mirimo yacu. Imirimo ibyo dukora ibingibi byo gushakisha amafaranga ntacyo biyibwiye. He doesn't care. Ibyo ngibyo ntabwo Imana ibireba. Imana yo ireba kuyizera. Wizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Wizera ko Yesu yapfuye akazuka. Ibyo ngibyo bamaze wizera ko wababariwe ibyaha byawe. Ibyo ngibyo bamaze kubyizera. Ibindi byose tubona ni nk'imfashanyigisho bya bimwe twavugaga ni ibintu ni nk'inyongera. None se ubwo byabihuye na rya jambo rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi byose mushaka muzabyongererwa. So niyo mpamvu rero reka none tubikore mu buryo buri spiritual, tubizane mu buryo bw'ubuzima. Ntago wakwicara none ahangaha ntujya ku kazi guhera mu gitondo ku wa mbere kugeza ku cyumweru uri mu masengesho ngo ngo uvuge ngo imodoka nzagura imodoka, nzaba mu nzu nziza, abana banjye baziga mu mashuri meza nk'uko abandi mbibona. Ntago byashoboka. Ntusireka mbabazi, ninde muntu se mwabonye wasenze amafaranga akava mu ijoro akikubita hasi? Hari umuzi? So you have to work. Ugomba gukora, kandi gukora ntukabishyiremo ngo nzi Imana cyane. Imigisha ugomba kubuza. Urakora, reka nkwereke, urajya gushaka akazi. Ariko ibisubizo uri bubone muri ako kazi ntabwo ari ukuvuga ngo nuko wizera. Nukuba ugomba kwizera. Reka nkwereke ukuntu bigenda. Ntabwo biri bujyane no kwizera ufite ariko nanone. Njye reka nkwereke. Urabona nk'ubu naje aha, reka nitangiyeho urugero. Sinaje gukora indirimbo. Ubuse nizeye ko indirimbo zaba successful. Wenda ufite icyizere. Wizeye Imana ko izamfasha. Sibyo? Ariko dore rero nateye intambwe ya mbere yo kuva muri Australia. Nzakora indirimbo. Njya muri studio. Wivuge ndi gukoresha ubutunzi bwanjye. Iyo passion yose mfite nzayizana imbere y'Imana. Nyibwire ngo nje nateye intambwe imwe. Izindi 99 zisigaye zose ni zawe. Wumvishe? Ariko nahagurutse. No kwandika indirimbo biramona dukora indirimbo. Hari igihe wandika indirimbo wayirangiza ukayishyira imbere y'Imana. Ukavuga ngo Mana, ngiyewe nakoze uruhare rwanjye. Nge nateye intambwe ya mbere. 99 zisigaye ni zawe. Kugira ngo amatwi y'abantu azumva ino ndirimbo. Imitima y'abantu izakina ino ndirimbo. Abantu bandagaye bazabashe kukumenya. Abatakuzi batazi ko Imana ibaho bazabashe kukumva. Ibyo ngibyo ni ibintu ngewe umwana w'umuntu nta kwishoboza. Yego. Bari babonye twinjiranye, uriya muntu wabonye twinjiranye, he's my friend. Ibyo ni ibintu atanshoboza. Mama na papa, ibyo ni ibintu batagushoboza. Bajya babona iriya ndirimbo amakuru tuvuge n'urugero, bareba ama views igezemo hafi za miliyoni, bakareba ubuhamya bw'abantu twakira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu bo batagizemo uruhare. Totally. Ngiye gusa icyo nakoze naranditse, ndasenga, izindi ntambwe zose zisigara ari iz'Imana. Nuvuga hari ibyo dufite nk'ubugenzuzi, hari n'ibyo tudafite. Hari ibyo dufite ariko hari n'ibyo twebwe
ibyo rero tudafite twebwe dusabwa iki kwizera. Okay, good. Ubwo birahita bingana kuri ka kabazo ariko twacikirije kajyanye n'uburyo umusaruro witeze mu kintu. Kuko waruvuze ngo Imana ntabwo yita, Imana ikireba no kwizera kwa. Yeah. Ibindi by'ubutunzi uzagira nta kintu biyibwiye. Ikibwiye kinini ni kihe? Ni ukwizera. Yes. Ariko bivuze ko imirimo y'amaboko yawe ko hari n'ahantu ijambo ry'Imana rivuga ngo nzaguhera imigisha mu mirimo y'amaboko. Bibiliya iravuga ngo Imana ihemba ubutunzi, icyubahiro, Yes. sibyo, n'ubugingo buhoraho. Ubwo ni ibintu bitatu. Ni ibintu bitatu, siko? Ubugingo buhoraho ni wowe Imana iri kureba. Ntabwo Imana ishaka ko umunsi w'imperuka uzandagarira mu isi. Imana ishaka ko wandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo, siko? Mu gihe abandi itorero tugiye mwanjanye mu bintu by'ubupasiteri, sibyo? Ubwo ni ubugingo buhoraho, sibyo? Ubutunzi, Aburahamu yizeye Imana bimuhwaniza no gukiranuka. Ibyo ni ijambo ry'Imana mu itangiro ibice 15. Ibyo byatumye Imana imuha n'ibindi byose, sibyo? Nzaguha n'ibindi. Wowe urasenga ariko ukanashaka, ariko Imana iyo igiye kukwitura iguha n'ibyo utasabye. Bivuze ko ibyo wasengeye ushobora gusanga ari bitugeranje n'ibyo Imana gutegurira. Hari indirimbo nayirimye ndavuga ngo nzaguha gakondo n'ibindi byose utasabye. Kuki se nongeyeho n'ibindi byose utasabye? Salomo Imana yaramubwiye ngo urashaka ko nkorera iki? Aramubwira ngo ubwenge bwo kuyobora ubwoko bwawe. Imana iravuga ngo kuko utifuje ubutunzi ntiwifu none nzaguha ubutunzi, nguhe icyubahiro, nguhe n'ubugingo buhoraho. Wow. Siko bimeze. So nukuvuga ngo bo ushobora kujyana imbere y'Imana ukavuga ngo Mana ndashaka minervari y'abana. Ariko kubera uburyo wizeye ko ya minervari isa. Swate wowe washaka 30,000 by'umwana. Ariko none umwana wawe akajya kwiga green hills. Wow. Sibyo? Wow. Ubu se ugira ngo nasabaga ngo indirimbo zanjye zigira amaviews angana kuri. No. Nje nasabaga ngo indirimbo zanjye abantu tubazimenye bisanzwe. Bisanzwe. Ariko se none suko nicaranye n'abantu bakomeye nk'abo. So ibyo dusaba Imana yo ibizi inside, ibidukwiriye. Good. Sibyo? Nibyo niyo mpamvu bavuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi kandi ni byiza. So yeah. So gusengera ubutunzi ni ngombwa ariko. Reka nkwereke gusengera amafaranga ni 100%. Ni ngombwa cyane rwose. Okay. Uko gusengera amafaranga ni kimwe nuko wasengera. Nose amafaranga si yatubesheje. None se nutasengera bizagenda gute? Ikintu cyose ukora buri iyo usabye, reka mbereke. Ariko kuyasengera ntibihagije. Iyo usabye ugasanga umwana wanyu ndashaka minervari. Ni iki subusha? Sa amafaranga. Yes, ndabyumva. Ariko kuyasengera birahagije. Kuyasengera tugomba kuyaseba birahagije. Ariko ugomba no kuyakorera. Ubwo ngiye mbwiye umukene ngo ntusenya amafaranga se mba ndi kumwungurira. Ariko ugomba no gukora, ugomba no kuyakorera. Kuko gusenya amafaranga ntago bihagije gusa. Nico nagarutseho cyane. Navuze ngo tera intambwe imwe. Wereka Imana umutima w'icyo ushaka. Ibindi byose trust me. Okay. Uvuga iki ku ijambo? Hari abantu bizera ko niba ugiye gukora nushaka iby'amasengesho ntubitekerezeho. Niba ugiye gusenga nanone ibyo gukora ntubitekerezeho. Biruzuzanya. Bigomba kuzuzanya. Reka ngo urugero. Nk'ubu nari bicuritse kora nkaho utigeze usenga ariko usenge nkaho utigeze ukora. Wabigize 50-50. Okay, good. Ngiye for me wabigize 50-50. Kuko ntabwo shyigikira umuntu ujya mu kazi ngo yibagirwe gusenga. Wow. Siko? Ngiye ntabwo ngiye mushyigikira. Nta nubwo nshyigikira ibyo twagaruka nyine muri rya jambo Imana yagiraga neza Abisiraheli bamara kubona ibyo bakeneye bakibagirwa. Okay. Sibyo? Ngiye numva ko wakora ariko kandi ukanasenga. Good. Kandi birashoboka ko ni twebwe twiha schedule. Wavuze ko ivubira ababi n'abeza. Cyane rwose. Imigisha. Ivubira imvura ababi n'abeza. Unakomoza ko ababi hari igihe usanga ari nabo bafite byinshi cyane kurusha abo beza. Ako ko wakavuga iki? Ako ngako I think nakavuze sinzi wenda nimba wakumvisha nakavuze kuvuga ngo ni nko kuvuga ngo twebwe abantu dusenga tuba dukeneye patience. Okay. Sinzi uburyo nabwo mu kwihangana. Tuba dukeneye kwihangana kurutaho. Impamvu hano abantu wenda badasenga baba successful bo ubuzima bwabo bwose
no gukora sibyo sibyo bo nta kindi kintu kandi rega ntitukajudginge buriya abantu tuvuga ngo ntibasenga bashobora kuba banasenga kandi kandi wabibwirwa n'iki se ubundi ubita babi nkandi hari umugabo nzi witwa Chuck Norris yari umukinnyi w'amafilime abantu baramuzi cyane Chuck Norris yatangaga icya 10 kandi abantu batabizi behind rwose abantu batabyitayeho ariko wajya twebwe dutanga tukimurika ushobora gusanga ari twe dufite ikibazo twebwe tuvuga ngo turasenga cyane rwose njye nashishikariza umuntu uko yakora akanasenga ukareka no kureba abo bandi by the way ntureba abo bandi sibyo kuko ugiye kwikomparinga kimwe nuko hari n'umukene wifuza umwana wamubuze amene umuntu udasenga wifuza umwana wamubuze kimwe nuko hari n'umukristo wifuza umwana wamubuze ujye kubireba muri fenomene y'ubuzima iragoye ibyo ntago wowe ugomba kwizera Imana nk'Imana yawe ubundi kwizera ubundi hari amamana menshi hari abantu basenga izuba hari abantu basenga ibintu byinshi bitandukanye nyenyeri ntubizi se wowe wizera Imana yawe ukavuga ngiye nizeye Imana ya Isirayeli nk'Imana yanjye ibyo ngibyo gusa wabikora ukayibitumbira nturebe by'abandi bakora good turakoze cyane amashyi menshi cyane kuri Charles Kagame sinzi igihe twinjiriye muri kino cyigisho sinzi wangize pastor sinzi igihe twashinjiriye mu buri twari turi muri kuva hawe ibyo bintu sinzi ukuntu wabizanye naho ngaho twari turi muri kuva ubwo twari tugeze ukuntu wakijijwe niyo hantu twahereye ako that was a good introduction yes very nice yes ndangije navuye hano 2016 yego nerekeza muri Australia ako ngiye ntabwo nagiye gutyo gusa narasenze ahubwo abantu benshi bari bazi kuba muri Amerika oya let me make it clear kabisa mba muri Australia muri state yitwa New South Wales niho Sydney iba abantu benshi bazi Sydney so ako ngiye mba muri countryside ukuntu so mpamaze imyaka 10 and Rwanda n'urwacu nyine nduzamo every day ikindi ndumuramyi nkorera Imana so rero natangiye kuririmba 2020 akangahera 2019 nuvo tangiye kuririmba muri hariya indirimbo yanjye natangiye kuririmba hariya gusa ibindi nahembaga muri korali ariko indirimbo yanjye ya mbere yitwa hindura ibihe nayanditse ndi muri Australia so nyandika rero I was talking about my normal life ahindura ibihe so naho ngaho rero natangiye ariko nari mfite ubuhanuzi bw'umuapotre ukomeye abantu baramuzi witwa Apostle Gitwaza so nari mfite ubuhanuzi yari yambwiye ko mu myaka 3 Imana igiye kunkoresha imirimo ikomeye I think ni bwa kabiri nshobora kuba mbivuze so naho ngaho rero gusa nge sinitaye ku buhanuzi nge narakoze ibindi Imana ifungura amarembo so kugeza n'ubu ngubu rero naba ndumuramye aho ngaho nuvuye indirimbo ya mbere iri official ikoze uri hariya ndi hariya kabisa wayisohoreye n'undi hariya nayisohoreye hariya ariko yari indirimbo iri audio ariko nabikoze ndi gukina nikinira umuntu w'inshuti yanjye abinyishyizemo bushinga ndabikora ariko nyuma yaho mbona ubuhamya butangaje bw'abantu nandikirwa abantu bo muri Amerika Canada ama message so nanyije ndavuga ati no I can do it so nuko rero natangiye noneho ndabikora kugeza nyine n'amagingo yangaya kugera ku amakuru yaje ryari amakuru yaje nyuma y'indirimbo nyinshi ariko nakoze ahindura ibihe tubagarure ntuzibagirwe naragukunze yaje ari ya 5 yaje ari indirimbo yanjye ya 5 ariko aho harimo indi ndirimbo buri abantu bari baramenye yitwa ntuzibagirwe yitwa Kagasambi wasengeyeho gutyo so noneho iyi rero yo izari akaranga kuko iyi ngiyi iyo uvuze Charles Kagame iyi ngiyi niyo wahita bumva niyo wahita batekereza ejo coming soon rwose nasohoye ndavuga ngo amakuru yanyu abantu bayakiriye kuri yawe bifashe gute rero byari bwabuhanuzi bwari bwasaga naho gusohoye iza it was normal song yari indirimbo isanzwe ndibuka ngiye nyishinya uploading yageze hafi ukwezi ubona nyine ari indirimbo isanzwe abantu biraho ariko nyuma yaho mbona indirimbo ni wayangwaye wayizitwikiye mbona indirimbo rwose iragiye none se n'amashusho yafatiye hanze n'amashusho ni hanze harimo amashusho hanze hakaba n'amashusho y'ahangaha bamwe harayo bafatiraga hano andi ukayafatira bakayahuza n'indirimbo nyinshi zayinyeka ko ariko zimeze za mbere ubu ngubu ho rwose nsigaye nkorera ahangaha usigaye wiyizira n'ubu ngubu nibyo bikorwa uri kuko nibyo biba bifite umwimerere so ariko Imana buri ishaka ku blessing indirimbo
ntabwo ibyo ngibyo bigenderaho. Ibyo ngibyo by'amavideo twebwe ibyo nitwe tubikora nkatwe, ariko buri Imana yo ikikora iba yagikoze. Nizo tuvuga ngo ntizagize cyane, buriya hari abantu runaka zahitinze zigira umumaro, ko ngira ubuhamya bwinshi. Birashimishije cyane. Hanyuma ndahita ngaruka ku kibazo cya mbere, ubwo twinjiye mu gice cya kabiri. Sinzi niba wenda abakunzi b'inzu y'ibitabo turi kumwe hano hari ikibazo babaza muri kino gice cya mbere. Haramutse hari umuntu ufite ikintu yabaza yakibaza Shaje Kagame, twinjira no mu gice cya kabiri cy'ikiganiro muri rusange. Mikoro ni yanyu. Murakoze cyane. Njyewe ikintu namubaza, iriya ndirimbo ngo mwana wanjye niwibuka nubona isi gukomeye amashyi uzibuke igihe wabayeho nta n'umwe ukuzi, kugira ngo ayiririmbe. Ni ibintu byamubayeho cyangwa ni abantu yabonye byabayeho aravuga ati reka ndirimbe indirimbo ikoze gutya? Njyewe usanzwe njyewe uyu mubona mwebwe mushobora kuba muri kuba ati twahuye n'umuhanzi nabonye mwami kumbaza ngo niwe Charles. Reka mbabwire, njyewe usanzwe nta kintu ndicyo. Ndi umuntu usanzwe, ndi umuntu uri hasi, ndi umuntu nk'abandi. So rero njyewe navuze ndi kwibwira, njyewe naricaye ndi kuyandika, ndicara ndavuga ngo urumva ubuhanzi ntabwo nari kuvuga ngo njyewe, so nshaka kubitwara muri side yaho ndi kuganiriza umwana wanjye, ariko ni njye wibwiraga. Njye navugaga ngo man, nubona ubuzima bwanjye bugenze uko nasenze, uko nabishakaga, nzagume meze gutya, nzagume mvugana n'abandagaye, nzagume mfashe uko mfasha, nzagume nganire nabo, nseke nabo, nishimane nabo, sinzigere nibona nk'igikomerezwa, nk'umuntu ukomeye. Umva naribwiraga, so nsanga n'ubuhamya twese duhuriyeho. So ariko njyewe ni njye wivugaga, kandi n'ubundi ndi hasi, ntacyo ndicyo, ndi umuntu uranga nk'abandi. So rero naribwiraga, rero ngira Imana asanga ni ikintu twese duhuriyeho. Ariko naganirizaga umutima wanjye. Hari undi wabaza? Okay, ibindi biruze gukomeza. Inspiration yo kuririmba buno butumwa bwisana mitima cyane yaturutse hehe? Kuko indirimbo zawe ubona ko zikora no ku buzima bwa buri munsi. Ndashaka kumenya hano icyo kintu cyaturutse. Kuki wibanze kuri iki? Ko kuramya hari abantu benshi baramya, ariko ukabona ntabwo ubutumwa buhita bujya mu buzima busanzwe. Ko wisanisha uzane no muri video zawe nyinshi, ubushyiramo ubuzima busanzwe no mu ndirimbo uririmba amagambo. Nekereza ko ari mpamvu indirimbo z'abantu benshi bazikunda, ko zisanishwa n'ubuzima bwa buri munsi tubamo. Mbere yuko njya muri Australia ni nk'ubuhamya, nari narasengeye ibintu bibiri. Nari narasengeye kuzafasha abadafite, abo mfite icyo ndusha, kambivuge gutyo, mu buryo bufatika, no kubasengera. Noneho ndongera promising Imana kuzayiririmbira. So ngezeyo rero njya gutangira kuririmba. Dufite abantu baririmba, dufite abahanzi benshi beza, sibyo? Kandi abahanzi benshi usanga dufite nk'abantu nka 6 baririmba ku musaraba. Dufite nk'abantu nka 7 baririmba ku maraso. Abantu bangahe baririmba kugaruka kwa Yesu. Umva ko ari noneho njyewe numvaga nshaka kuririmba ikintu kiri difference. Kubera noneho kugira ngiye mpumurize babandi noneho bandagaye. Mbabwire noneho gukomera kwa Yesu. Mbabwire nuko Yesu akura ku cyava cyicazanya n'ibikomangoma. So njyewe niyo mpamvu, njyewe niyo purpose yanjye. Cyaka binashakaga kuba nk'umwarimu, upreaching, ubwira abantu mureke ibi, mukora ibi, tugire gutya, ya sense of human avuze, kubwira abantu mugire impuhwe, mugire imbabazi. Hari indirimbo ntarasohora ivuga ngo niyo wabura icyo wabaha, basi ubabwire neza ibuzure. Nibarenga impinga z'umudugudu bababaye, nujya gusenga ubibuke. Umva ko bikubiyemo ya ministry yanjye, gufasha no gusenga. Mwumvishe? So naho rongeye niwo murongo rongeye ninjira mvuga ngo ngiye ngomba like guha abantu message, kumessaging abantu, kwigisha abantu. Hari umuproducer ujye umbwira ngo uri umwarimu. So niyo yari intego yanjye, kandi ashima Imana ko n'ubu ngubu nkihagazemo. Uretse kubinyuza mu ndirimbo, ujye utekereza ko wazaba pasiteri cyangwa se umuvuga butumwa cyangwa bishop, apostle? Hari umuntu yigeze kubimbwira ko wabishobora, si kugitabikora. Biriya bisaba, biriya ntago ari ukuvuga gusa. Biriya bisaba
ibintu byinshi Okay. ngiye for me mba numva bisaba kuba wera imbuto kuko ubushumbya abantu ugomba kuberera imbuto it's not about guhagarara gusa ku cyumweru ukabwiriza biriya abantu benshi babishobora ni benshi ariko how you manage uwo murimo kuko nk'uyu nguyu iyi ministeri ni yanjye ku giti cyanjye Imana yampaye ishobora kumpa abantu bamfasha ikameza nabo preachinga ariko ni yanjye twe du preachinga nko kuri YouTube reka bivuge gutyo cyangwa se ahantu badutumira ariko ubushumbya abantu muhorana buri munsi ugomba kubamenya ugomba kumenya ibibazo byabo ugomba gusengera ni byinshi ugomba kubanira neza abantu bakabana amahoro nyine ugomba kuba wujuje n'undi muhamagaro kwa ni yindi sako sibyo nindi sa kuza rero umushumba ukoze nabi itorero ricikamo ntugibona kubera ko ntiyeza imbuto ntiyagize so ngiye mbona harimo undi muhamagaro menshi cyane harimo undi muhamagaro so ndabwira Imana wenda ashobora kuzawushobora who knows ntawe ubizi kuko ngenda none kandi believing ko iyo igihe cy'Imana cyo kugukoresha kigeze Imana iprovidinga ikintu cyose gishobora kugufasha kugira aho muhamagara ugende neza kuko nibyo nkora ntago mbyishoboza Bibiliya iravuga dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Dufite insanganyamatsiko muri uku kwezi ivuga ngo nta gihe nyacyo kiruta none nta gihe nyacyo gukizwa kiruta none tujya tunatanga ubuhamya uburyo abantu bajya bavuga ko abantu benshi bapfana imishinga nuvuga ahantu hahenze cyane ntabwo ari mu mariba ya petrole si mu birombe bya zahabu si mu mabanki ahubwo ni mu marimbi kubera ko abantu benshi bapfana imishinga nuvuga ibitabo byinshi bitanditswe biri hariya indirimbo zitaririmbwe nk'ubu hari indirimbo nyinshi ufite ugiye twasigara tuvuga tuti ntuzumva se zigeze soka baragiye utekereza iki kuri iyo nsanganyamatsiko y'uku kwezi twari twihaye ni nziza cyane ahubwo umuntu wayizanye appreciate kabisa well done kuko ni byiza gushishikariza abantu ko nta gihe cyiza kitari none ibyo bintu na His Excellence akunda kubivuga iyo ari kubwira urubyiruko ngo igihe nyacyo ni iki ngiki cyo kwiyubaka mukagira icyo mugeraho so no mu buryo bw'ubukristo kuko ngewe niyo ntuza ndi buvugiremo cyane no mu buryo bw'ubukristo nta gihe cyiza cyo kumenya Imana kitari kuko anytime wapfa kuko hagenda muri kino gihe hashobora kuba hasigaye hanagenda benshi kurusha abavuka ntabwo wenda birashoboka ko vraiment utahita ubona ubushakashatsi yes kuko hari ibintu byinshi bitwara abantu ariko bakubwira ko abantu babiri barapfa ku munsi mu bantu 8 abantu babiri mu bantu 8 reka tufire kuri icyo kigero apfa abantu benshi kandi bagapfana ubutunzi bagapfana imishinga bagapfana ibintu byinshi rero there is no more time kabisa time dufite n'ubu ngubu niba ushaka kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza igihe ufite ni iki ngiki kuko ntabwo uzi igihe azazira na nijoro yaza saa sita z'ijoro wabona Yesu aje igihe cyiza cyo guhaguruka ya mishinga ufite mu bitekerezo ukayikora ikaraninga nati kuvuga tuvuga umwana ufite indirimbo ufite umuhamagaro wo kuririmba reka kuvuga ngo reka ngo ntegereze ngo abangaba bazaveho no igihe ni iki ngiki cyo guhaguruka ukabikora kuko ntabwo uzi igihe Imana yateganyije ko ibintu byawe bigomba kuba successful sibyo nudatera ya nambwe ya mbere uvugaga reka gufata resume ngo uyibike ngo nzatanga resume yanjye ngo uyu mukire yaravuye ahangaha no yifate kuko uwo mukire ntago yabuze umugisha wawe niyo byaba byagenze gute ntago yabuze umugisha wawe so iyo nsanganyamatsiko ahubwo muzayandike hano ko so the time is now kabisa yo gukora ibintu byose tubwire nk'ibintu bingahe isi yakwigishije nanze guhita mpresize umubare kuko uri free ushobora kutubwira n'ijana isi ni ishuri isi ni ishuri ariko njye nagize umugisha ubuzima bwanjye nimba ariko sinzi wenda ntabwo ari ukwirata ariko nagize umugisha ibintu byanjye no kuri Imana igenda ibibamo ku buryo ntabwo mfite bwawe hari n'abantu rero bumva indirimbo akagira ngo mfite bwa buzima bugoye ni mpamvu yakomeje biriya bibazo ese wabinyuzemo ntabwo nanyuze mu buzima bwatuma ndirimba ziriya ndirimbo ahubwo ziriya ndirimbo nziririmbira abantu mba ni ubutumwa ni umuhamagaro nawe njyemba numva twabana amahoro numva abantu babaho neza numva twakwishima hari ahantu narindi nkajya mbwira abantu bakajya bambwira ngo kuki nkunda kuryogora ngasereza abantu we have to be tugomba kuba happy tukishima so njyewe uri ubuzima bwanyigishije ubuzima urimo ubwoko bwawe umeze bwose bwishimire be happy kubera ko reka nkubwire kuzinga umuntu akaba yakomeye nujya gusaba hano akazi mu rugero njye gusaba hano akazi bakakakwiba
ugataha ubabaye wishyizemo abantu uzi ko abandi bababaye tuvugishe ukuri tuganire ntabwo turi live njyewe reka niko babandi bababaye babandi barishimye ubuzima bwabo burakomeza ngaho nta cyabaye akazi kabo ni business wowe bajya gushinga business ntabwo bigeze bagutekereza noneho wowe nugenda ukagera mu muhanda ubabaye uratekereza noneho ejo noneho bizagenda gute imodoka birakura igukubite wumvishe babandi ntibazanamenya ko wapfuye ubuzima kuri wo buzakomeza sibyo so ubuzima ariko nimba ikintu kitabaye vuga ngo iki ntabwo cyari igihe cy'Imana and then move on ahubwo tekereza what next okay uko nkabuza aha ngaha hano bacuruza hano wenda bashaka abantu bicara muri boutique hano ndakabuze ariko se wasanga nkabuze kuko njyewe Imana yabonye ntadizavinga kuba muri boutique ahubwo ndizavinga kuba muri alimentation utekereza ibyo ngibyo reka kujya utekereza nkaho abo bantu bakugomba kuki aho gutekereza ntabwo uri mu nshingano z'abo bantu ushobora no gusanga ahubwo atari nibo bagukeneye kurusha nibo bagukeneye yes so genda kuki wishyira hasi ubundi ntuzabura akazi uzahita ujya mu rugo uririmbe ngo na nyuma ya zeri wishimye nimba ari amasahani yoza uri guseka and then uvuge ngo I'm happy ni ukuri ndakubwiza ukuri kw'Imana y'ijuru Imana iza providing nababwira hari ijambo riri muri Bibiliya Ana yabuze urubyaro ajya gusenga ageze gusenga umutambyi Eli if I'm not mistaken araza arasohoka ko Ana yasengaga atavuga agasengera umutima akavuga mana bizagenda gute ariko iminwa ikanyeganyega noneho umutambyi aramubwira Ana aravugaga asuzuguro k'umuntu dusangiye umugabo karandambiye abyo byose arangije umutambyi aramureba aramubwira ngo uzageza hehe nisindwe ni ngombwa ngo uzageza hehe no kunywa inzoga uri kumva aho ntabwo yari yanyweye inzoga aramubwira ngo databuje ntabwo nanyweye inzoga ahubwo ndi gusenga ngo Imana ingirire neza tujya mu rugo rwose nimba byanze no mu mutima wawe ukomeze usenge umutima uvuge ngo biremera birakunda kurya no kubona avuga atari ko are you crazy ariko ejo ibyo ngibyo bizavamo umugisha wawe so be happy ufuza ku kantu itunyibutsa uburyo hari amategeko ngo yisanzure agaragaza uburyo positivity ikurura positivity no kuvuga iyo utekereza nk'uko uri kubivuga ukurura n'amahirwe nuva kugira ngo ukurura amahirwe bisaba kuba nawe wiyumvamo positive vibes wiyumvamo kurebera ibintu mu ruhande rw'ibyiza isi tugezemo buriya hari umuntu ukimenya ibibazo by'undi isi tugezemo biragoye ubungubu hari umuntu waza akamenya ko waburaye twahura mu muhanda simbimenye so ni wowe ikintu giteye ubwoba niyo mpamvu bajya banavuga ngo iyo upfuye ubuzima bukomeza nkaho nta cyabaye cyane rwose wanabirebera no kubikomerezwa ku bantu b'ibyamamare bagenda tekereza niba umuntu ari icyamamare ku isi yose akagenda nyuma noneho isi isigaye yihuta cyane ku buryo hamwe na social media ibintu bihita byibagira inkuru isigaye imara icyumweru kimwe icyumweru kimwe kandi ari umuntu w'igikomerezwa wapfuye uri kumva ibyo bintu nta muntu wikarenga ku bandi njyewe ubu ngubu ni ukuri iyo ikintu kidakunze ni ukuri ndavuga ku giti cyanjye n'abagenzi banjye tujyana bamaze kubimenyera njyewe iyo ikintu kidakunze ndavuga igihe cy'Imana ntabwo cyari iki kuko nemera ko iyo igihe cy'Imana cyaje ntabwo Imana iguha gusa irakudabagiza igihe cy'Imana iyo reka nkwereke ushobora kuba umaze imyaka 5 usengera kuvuga ngo Mana ndashaka akazi ariko wowe ibitekerezo byawe biri limitation wowe ibitekerezo byawe biri ahantu akazi uri gusengera ari akazi kano gasanzwe ko gukora ku muhanda ariko Imana yajya kuguha ikakwicaza muri presidence ahubwo bisaba iki muri icyo gihe dusegereje igihe cy'Imana umuntu yakwitwara gute bisaba gusenga kandi ntusenga urebera ku bandi ahubwo ugasenga wowe sibyo twe abanyafurika dusenga biri emotionnel sibyo reka emotional wireba ko abandi bagiye kanyarira ngo nawe bakurikire no wireba ko abandi biyirije ngo nawe ubone kwiyiriza ntabwo ari ukundi yiyirije wowe senga shyiraho gahunda yawe uvuge ngo Mana ngiye gusenga kandi ngiye gusengera iki ngiki ahasigaye ujya imbere y'Imana ntunashyireho Imana igihe igomba kugusubiriza kuko reka nkubwire buriya ikintu abantu batazi ushobora gusenga none usengera ikintu Imana ntikigusubiza ahubwo kikazasohora ku mwana wawe sibyo no se reka nkwereke usengeye kuba umwamikazi w'iki gihugu n'urugero Imana ntibiguhe ariko umwana wawe w'imfura akazaba umwamikazi ntabwo wakwishima
icyo kintu nicyo Yeah. wow So, no gusenga tukizera tugategereza. umunsi wa Charles Kagame umeze gute? Ni ibibazo. Umunsi wanjye wahanga wabaza wa muntu twinjiranye. Niwe wawe ukubwiye. Umunsi wanjye rero ndabyuka. Ngasenga. Okay, reka duhere ku gitondo. Igitondo cyawe kiba kimeze gute? Ndabyuka. Ngasenga. Ako kanya nuvuga ukibyuka n'ikintu cya mbere uhera cyane rwose. Rimwe na rimwe rwose iyo nyine numva ameze neza ndabyuka ngasoma Bibiliya. Okay. So narangiza ngafata breakfast. Okay. Ko ngenda umuntu wa breakfast cyane. Okay, ukunda kurya iki kuri breakfast? Se nimvuga ntibavuga ngo nshizemo ibintu bye. Oya, dutori. Ibyo bisanzwe to. Ibihe. Ibyo bisanzwe. Gune bisanzwe nyine namwe musacinga anga. So narangiza wowe ubyishe rero uvuga ngo nuvuga. Bivuge rero. Reka mwerekere. Iyo ndangije rero breakfast. Iyo ndangije breakfast umureti umukati umukati nari kuba narabyibushye reka ndaza ukakongora. So noneho twarangiza narangiza nkitegura ubwo ndi kuvuga akenshi mba mfite nka studio nkajya nko muri studio cyangwa se nkajya wenda nko mu bindi bintu aho tuzakora video gusacinga n'ibindi nyine biri involved bira ibintu bino dukora biba birimo utuntu twinshi kumitinga n'abantu kuza mu biganiro nk'uko ibiganiro by'ubu narabigabanyije buriya niwo muntu ushobora kuba ari wa kabiri nitabye rwose kubera ko mfite umwanya muke ngiye kubihuza ariko suko ntabishaka suko ni n'inshuti zanjye nyinshi ariko iyo nsobanuriye umuntu arabyumva 100% kuko ikintu cyo ntakora sinakwirata urabizi mu byo dukora muratugeze. So itangazamakuru ni ikintu gikomeye gusa umwanya nyine muto mfite kubikora biba bisaba mbe ndi committed cyane ku bindi. So nuko narangiza nkajya muri studio niyo maramo igihe kinini nshobora kugenda ngiye kuririmba cyangwa se ngiye kureba abandi nyine backup bari kuririmba n'ibindi nyine dukora na producer. So nabirangiza ngafata lunch narangiza gufata lunch nkajya ku meetinga n'abandi bantu mu mugoroba nkaza nkiryamira iyo nabonye umwanya. Hari igihe njya mu kintu kitajyanye na music urugero nkagikwepa nshobora kuba nibereye mu rugo ngafata Bibiliya ngasoma ngasenga. Icyo ni kimwe. Ikindi nshobora nko kujya kwirebera umupira burankunda umupira rwose nikundira umupira ko nkunda siporo cyane cyangwa ukora ubuhe bwoko bwa siporo? Ndiruka ko nakinaga umupira ndiruka rwose. So cyangwa nkakora jogging bisanzwe. So narangiza ni iki se kindira ni cyangwa ngasurana sura family cyane mbumva bafite abafamily iyo mbonye umwanya ushobora kuba uri n'umuntu uzi kuganira bashobora kuba bagukunda cyane bakunda story. Ngiye nkunda aho uri nyeka ko narumva baba bumiwe. Ngiye ndi kumwe n'umuntu yitonze ntabwo kumusohora mu nzira. Bariya bavandimwe ntabwo ushaka ko bakomeza guceceka. Bariya bashobora kuba bifashe kubera bari kumwe na Kagame cyari ariko bamenyereye ni inshuti zanjye. Okay, ufaniye kipe? Nkireka hanze hano nafanaga narayanze apel oyagikize ntabwo gitsinda hanze nkababara ariko fana Chelsea. Ariko nabyo mbibamo gake mu byukuri ntabwo ari ibintu mu mwanya kuba bino bintu tubamo nyine uba ugomba gufokasinga kuba committed cyane. Wigeze kuvuga ko n'abantu bakijijwe bahura n'ibibazo byabo wowe iyo uhuye na bya bihe bibi witwara gute n'ibiki ukoresha kugira ngo ugaruke muri mode nziza? Iyo uhuye n'ikintu kiguca intege witwara gute? Ni izihe ntwaro ukoresha? Ngewe iyo mpuye n'ibintu bimeze gutyo rero one ndasenga. Ikindi cya kabiri nganiriza abandi hafi nkabaganiriza nkababwira kino kintu mu cyumba gute. Icya gatatu ubwo ntikiba cyakunze ndaseka ubuzima bugakomeza bwose. Ikintu ndashobora guhindura ngewe ubwo nabo navuze nganira nabo ni abantu bari close yanjye baba babizi nyine by'itegeko sinajya kubwira umuntu ngo ngwino mfite ikibazo ngiye rwose ndabireka ikitakunze nticyakunze ndakomeza. Okay, good. Mu bijyanye n'ubuzima buzira umuze witaho gute? Ugira ahe mahame yo gusigasira ubuzima buzira umuze?
buri buzima mu icyo kinyarwanda ubuzima buzira umuze no kuvuga wakivuga mu cyongereza bakumfashe bagusobanurire ninde muntu wamubwira ubuzima buzira umuze niki n'ubuze hagira ufata mikoro amusobanurire ubuzima bwiza ngasobanura twumve koze ubuzima buzira umuze ubuzima buzima butarwaragurika amagara mazima being health sibyo ku kijyanye no gusigasira amagara ni sport. Okay, sport ni ya mbere. Sport. Sport ukora iminota ingahe ukora buri munsi ukora? Njyewe nkora buri munsi. Kuko duturiye ahantu baduturiye inyanja. Rero njya kwiruka. Okay. So sport kinini nuko iyo nshobozwe nyine nkina no umupira gutyo bisanzwe. Imirire? Sport hakaza imirire. Imirire ukunda kurya. Ariko sikuki wakumeze kubisi. Bitewe n'ahantu twagize amatsiko. Kandi iyo wanze kubivuga rero tugira amatsiko cyane. Bitewe n'ahantu mva. Sibyo? Kawunga ni kawunga rwose munayizanye hanga live. So nkunda kawunga nyine ni imboga izarizo zose ari oya ariko kawunga kabisa ni sawa. So icyo kunywa nywa amazi cyane. Buriya ngiye ku munsi ushobora kwira ngira icupa njya ntwara rwose ngomba kumara nk'amaritiro n'icumi rwose 10 nangahe rwose ndayanywa kabisa. Nkunda amazi ikindi cyongeyeho ngakunda ji bisanzwe ariko ziri passion ziri fruit cyane. So ikindi nkunda kuryama yewe ndaryama kuko nkora amasaha menshi akazi kanjye ka buri munsi. Ukora amasaha angahe? Nshobora no gukora n'amasaha 16 nshobora kuyakora ariko ndyama kare. Njyewe saa 4 top telefone yanjye bavuyeho ntabwo ushobora kumpamagara ngo mbone mba ndyamye kugeza mbyutse ngiye mu kandi kazi cyangwa ku manywa ntaba nakoze nkaruhuka cyangwa se nkaba ndi kumwe na famiye. So ikindi ni ukuba hafi ya famiye yanjye biranshimisha. Ubuzima bw'urukundo uhagaze gute? Ndi gutyo tu ndakunda bano bose abakunze ndumva urukundo rwanyishe naho nga ikindi nkunda Imana. Imana ni umukunzi udahemuka. Bwa bisi barahemuka. Oya ntabwo ari bose ako kantu ko kudahemuka karimo ituntu. Oya impamvu ze Imana ntihemuka iyo wayimenye ukayikunda ukayizera ikubera byose. Ariko umuntu ni umuntu buriya n'umuntu aguye mu kintu ukamublaming hari igihe nawe atabariwe. So ariko umuntu ariko nta muntu wihariye Charles Kagame afite. arahari buriya si ntabwo ubizi cyangwa ukumbaza ubizi urabizi arahari gusa mu muhamagaro dukora contributing behind the scene. So aha rero ni ukuri mbibabwiye ntacyo byabamariye. Okay, very nice. Bano uzi abangaba twa meetings ikintu buriya babategereje niyo mpamvu ndi kubigaruka bategereje kumva Yesu cyane. Naho ngewe kubabwira ibyo bindi ni ibintu ntacyo byabamariye. Tuhite tunajya no kuri icyo habaho conflit za generation nyirango ujye ubyumva bavuga bati abubu niki kintu wagira nk'inama urubyiruko by'umwihariko ari nk'umuvandimwe ukugishije inama umwana mutoya cyangwa se ukiri kuzamuka wamugiriye izihe nama yakwitwara gute muri ibi bihe bisa naho bigoye? Nagaruka kuri rya jambo rya mbere twavuze kumenya Imana kubera bitanga discipline not kugira ajye mu mahame ya biblique kugira ngo ajye mu mpaka z'amatorero z'amadini aba oya just discipline. Sibyo ko discipline ikujyana ku ishuri ukiga kuba ababyeyi ukava mu biyobyabwenge ukava mu biturangaza bya hato na hato ndashaka kujya involved nabyo kubera gusa ya discipline. Sibyo? So ikindi cya kabiri navuga ni ugukunda Imana. Personal pana none tureke none idini none personal wowe kunda Imana shakisha Imana kuko biriya wakunze Imana n'umwanya munini uhuha Imana. Usiga usanga nyine umwana muto y'urubyiruko amasaha 15 ari kuri social medias. Sibyo? Social medias that's manipulation kuko hari abantu bari behind yayo
baguhereza ibintu wowe ushaka gushyira mu mutwe wawe, bo bashaka ko ushyira mu mutwe wawe. Yes, thank you. Bo bashaka gushyira mu mutwe wawe, ntabwo baguhereza ibyo ushobora kujya kuri social media ushaka gusoma Bible, sibyo, bagahita baguha imbere biri kurwana n'agapusi. Yes, cyangwa bakaguhereza ibindi bintu biri bizarre, biri bukwangize mentally, sibyo, kugira bikwangize mentally, ariko uwufata uwo mwanya ububyazemo gusoma ijambo ry'Imana, sibyo. Ikindi navuga ni ugukora, work hard. Hari la jambo ngo the time is now, work hard. Mukore cyane, ukore, ugerageze byange, wongere ugerageze byange, wongere ugerageze, igihe cyawe kizaza. Ye nibyo bintu bitatu navuga cyane cyane rwose kuva kuri social media maze kuba ibintu byinshi cyane. Yes, turi kumwe na Charles Kagame, ni inzu y'ibitabo, umaze iminsi uri hano mu Rwanda, by'umwihariko uri gutunganya indirimbo. Umaze kugira indirimbo zingahe ubu ngubu? Sinazimenyera. Sese ni hejuru ya 10. Hejuru y'10. Yes. Izo uri kwitaho uyu munsi zizaza ryari? Se album yawe, album zo zihagaze gute? Ushobora kubwira abakunzi bawe amakuru noneho yawe ajyanye na muzika. Amakuru yanjye ya muzika, abantu banshinjaga kuda collaborating n'abandi bahanzi. Yego. Ariko nabwo igihe cyayo igihe cy'Imana cyari kitaraza. Ubu indirimbo ndi gukora harimo ni ibintu ni byinshi cyane. Hari indirimbo ndi gukora n'abandi bahanzi. Niyo atari banga ni bande niba ntago nabavuga. Ntago nabavuga. Bashonje bahishiwe. Gusa ubwo ni mu byumva muzabimenya. Harimo umuhanzi nkunda cyane kurusha abandi. Ninde? So ntago namuvuga. Ariko hariho my idol wanjye nanjye wondeberaho. Icyo ni kimwe. So ikindi harimo nizanjye nongeye nandika nsubira nko kumwihariko wanjye. Hari ku album yanjye ya kabiri navanze kandi nabikoze mbishaka. Iya mbere haryo yitwaga ni yingi yitwaga Ntuzibagirwa, ni ya makuru. Iya kabiri yitwaga Urugendo, iya gatatu ni turi gukora. Iya gatatu yitwa ngo iki? Iya gatatu ntabwo turayita izina, ariko rwose nayo turabikora. Ariko hariho indirimbo zanjye, harimo iriya nababwiye kare, hari indirimbo z'umwimerere wanjye nyine zifite ino message, ya magambo. Yes, message kabisa. Umuntu azajya yumva akavuga ngo uyu ni Kagame Charles. So Imana yaradufashije, iraziduha ko kwandika indirimbo ntiba byoroshye, iradufasha iduha ubushobozi bwo kuzikora. Rero ndashishikariza n'abantu nabo bazadufashe, kandi Imana idufashe bazazumve bazihe umwanya. Ubu umuntu ashaka indirimbo zawe bazikura he akenshi? Wajya kuri YouTube channel ya Kagame Charles official, irahari kuri YouTube. Kagenda mukazikunda. Ngeze nyambwira abantu bakore subscribe byo binaniye. Ariko mwagenda bakore subscribe. Mukazireba, mukazikunda, mukadushyigikira, kandi apana ngewe gusa. Mugashyigikira n'abandi baramyi. Yego. Dufite abaramyi beza. Ntihakajya abo cya kintu ngo nduwa Kagame gusa. Oya, buwa Kagame, buwa Mbonyi, buwa Emewe Imana, buwa abahanzi bose. Mwumva indirimbo kucyo dukora, it's not a competition. Icyo dukora ni ukwamaza ubutumwa bw'Imana. Yego rwose. Haramutse hari ufite ibibazo yabaza mu minota dusigaranye, mikro nizanye rwose. Ntabwo mudufashe muri kino kiganiro. Uri wese yafata mikro akagira icyo abaza Charles Kagame. Kaduhere kuri wowe. Umugisha wo kuba n'ubundi ari njye wari ufite mikro, reka bibyaze umusaruro. Wanze unatwibwire wowe waje unatinze. Mumbabarire nakererewe kubona déplacement byangoye, ariko ubutaha nzabyubahiriza nzinduke, ntago nzongera gukerererwa. Nitwa Valentine w'Amahoro, mvuka mu karere ka Bugesera mu murenge wa Juru. Nanaturutse kuri murambabare, ariko ubutaha ntago nzongera. Hanyuma rero nagize ikibazo gikomeye. Watubwiye byinshi byiza wakoze, Imana iguha umugisha, ariko watubwiye ku kintu kijyanye no kwizera no guhora wishimye. Bavuga ngo ugiye nko gusaba akazi bikarangira batakaguhaye, ukagenda mu muhanda urira, ntawe uhombya kuko abakwimye akazi nta nubwo bazi neza yuko uri kugenda urira. Even niyo imodoka yakugonga wapfa ukagenda nkaho nta cyabaye. Ariko ndetse unongeraho ko uramutse ugeze mu rugo umuntu ajya aririmba ngo na nyuma ya zeri irakora. Tubwizanye ukuri. Umunyamubabaro
biragoye kugira ngo umugire inama, biragoye kumubwira ngo itware gutya. Niba yagiye gusaba akazi koko yumva muri we arababaye, arababaye mu by'ukuri arababaye. Wenda hari n'ubwo yumvaga abo bantu bamwimye akazi ari bo bakagombye kumufasha kukabona, ndetse akabona n'akandi cyangwa se batanamuha ko yari yiteze, bakamufasha kubona akandi keza, cyangwa se bakagira n'ubundi buryo baremaremya umutima we ukuzura ihumure. None ntibikunze. Mu by'ukuri imbaraga zamushoboza kuririmba ngo na nyuma ya zeru irakora, ni ibintu bipfa kwizana gusa, cyangwa se hari izindi mvamutima zigomba kuba ziri muri we zamufasha kwakira ibyo bintu no kubibamo neza, noneho akaririmba ngo na nyuma ya zeru irakora. Bipfa kuza gusa. Ndagira ngo dusobanurire, kuko bibaye ari ibyo twese twajya twiririmbira ngo na nyuma ya zeru irakora, tukonjoyinga, nta stress twagira, ariko ntago tubishobora. Hari izindi mbaraga. Ni iki uwo muntu yasabwa kugira ngo abashe kwakira za mbaraga zimushoboza kuririmba ngo na nyuma ya zeru irakora? That's a good question. Urumva ikiganiro kiba kimeze gutya cy'igihe gito, ntabwo umuntu ajya in details, umuntu nyine arabyirinda. Ariko ndakubwira ibintu bibiri. Amarira y'umunyamubabaro agira umumaro munini imbere y'Imana kurusha amarira y'umuntu wishimye. Ndagaruka kuri story nabahaye ya Ana gusengera mu mutima, si uko yari anezerewe, ahubwo nubwo yari afite agahinda. Sibyo? Yari afite agahinda kenshi muri we. Noneho ya marira aragenda asuka imbere y'Imana. Ayo marira ajya yumvikana kurusha iyo uje gusenga wahaze wishimye. Ibyo nkubwiye ni ukuri. Niyo mpamvu baririmba ngo amarira ya Ana yavuyemo gusubizwa kwiwe. Siko bimeze. Uzagenda usome n'ahantu Mose yagendaga imbere y'Imana, ababaye akavuga ngo Mana, why wanyikoreje ubwoko bwanjye? Niho hantu Imana yavugaga ngo ndaje nitamurure nerekane ko ndi Imana. So icyo mvuga, nimba wakwimya akazi, fata ya marira yawe wiyereka babandi ko bariya n'abantu. Ndi gushaka kubumvisha ko no matter what, nta kintu umuntu ntacyo yakumarira. Umuntu ugufasha nuko Imana iba yamuciyemo ngo agufashe. Sibyo? So fata ya marira yawe ugende uyasuka imbere y'Imana. Ntago ndi kuvuga ngo uhita usoroka muri office uri kuranga ngo n'ubundi ni mugumane ibyanyu. Oya, kimwe nuko wagenda wagira mu rugo ugapfuka mukereka Imana agahinda. Imana igahindura ibitekerezo hahandi uvuye. Akaba ariho n'ubundi wongera kubonera akazi. Gusa yenda ufate ka gahinda kawe ukereka Imana. Ariko ukereka Imana mu buryo buri positive. Ubu ngubu umuntu ashobora kwimakaza ugatangira kumutuka ukamuvuma, uri kwiruhiriza ubusa, ntacyo biri buhindure. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, twebwe hano iwacu ntago biraza, buriya nibyo nkoramo ibintu byitwa kansala. Gukansalinga umuntu ubabaye. Nibyo ukoramo? Nibyo nkoramo. Genda kansalinga abantu. Gukansalinga ngiye nkorana n'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Dushobora kuganira, nkamenya ikibazo afite, tukaganira, nkamufasha, yaje ababaye akaba happy. Urumva? Nkamenya uko mubwira, nkamenya icyo ntavuga, nkamenya uko nifata nuko nganira imbere ye. So yewe ndetse nuko mpagarara. Iby'iwacu ntago biraba binini. Ubundi iyo ni service yishyurwa. Sibyo? Ariko twebwe ubundi umuntu babaye avuye ahantu ameze gutyo, handi ashobora kugera mu muhanda, ubundi abakeneye ba bantu baza bakamwicaza bakansala, bakamuganiriza, bakamenya ikibazo afite, bakamubwira bla 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 bigenda gutya, then bakamufasha kugaruka muri mood. Niyo mpamvu rero icyo ngicyo sinigeze nkivugaho, nagisimbutse kubera umwanya muto tuba dufite, ariko nagarutse ku ijambo rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo. Wowe genda ufate ya maganya uyasuka imbere y'Imana, asigaye make no kwiyumanganya cyane rwose. Thank you. Nundusha ikinyarwanda. Urakoze cyane. Sinzi nimba musubije uko babyifuza. Yewe nagira ngo munsobanurire itandukaniro ry'umugisha n'amahirwe. That's good. Very, very good. Abantu ni inzu y'ibitabo. Umugisha, ngiye personally ndavuga uko mbyumva. Ngiye umugisha mbona hari ikintu umuntu yicara agasengera. Tujya tubyitiranya, I think umugisha n'amahirwe. Kuko ni ibintu biri very close. Umugisha ngiye mbona ni ikintu utegura ukavuga ngo ndangije ishuri. Mwami,
umugisha wanjye muri bino bintu ugiye gusengera ukagenda ugasenga ukavuga ngo Mana nshaka akazi kandi nshaka akazi akanaka sibyo none Imana yiguhaye ikarenzaho bya bindi byose niyo twe dusigara tuvuga ngo ariko uyu muntu ni umunyamugisha sibyo niyo twe tuvuga ngo umuntu ni umunyamugisha ariko none aha ngaha ushobora kugenda tuvuge n'urugero ukaza ndi kugenda mu muhanda nkagukoraho n'imodoka ukavunika ariko ukavunika ahantu bashobora kukuvura ugakira ako kanya ariko njyewe nkavuga ati ya nkozisakira irego ngahita mfata sheki ya miliyoni 5 nkayikwandikira so bimeze nase uwo ni umugisha cyangwa ni amahirwe okay amahirwe njyewe numva ni ikintu cyakugwiririye utari wateganyaga utari utateganyaga sibyo wemera ko aba hariko ejo bundi iwacu hari umuntu rwose njyewe nabonye ariko amahirwe rero ntaramba amahirwe bura ni ikintu kikubaho gutyo nyine kigahita kiza ariko umugisha uguhoraho umugisha Imana niyo mpamvu Imana yavuze ngo nzabaha umugisha mbongera umugisha mbasegura umugisha mbafubika umugisha umugisha Imana irakomeza tuvuge abana bawe bagahirwa abana babo bagahirwa nyine umugisha muri uwo matara ariko umugisha nawo hari igihe uba utawuteganya hari igihe uba utawiteze ukanakurenga uba warasenze okay hari n'abantu badasenga ariko bagira umugisha mu by'ukuri hari abantu badasenga bagira umugisha niyo mpamvu nababwiye ngo biri very close biri very related ariko amahirwe hari ibintu nase nko gutsindira roto se tuwavuga ngo ni umugisha roto murayizi bino bakina babetinga imikino y'amahirwe kandi umuntu niyo mpamvu bayita amahirwe yes n'umusinzi akaza akagira ngo ese ni umugisha ari n'amahirwe ni ikintu byuka utateganyije kikakubaho ariko umugisha hari abantu basengera umugisha n'imyaka 5 igashira therefore that's my thought okay nanjye nakubaza ni iki uvuga ku buhanuzi no kwerekwa cyane ko banamuhanuriye ndashimye banzanye ahantu hakomeye ubundi menyaga kuri radio cya TV bagahamagara turagukunda n'ubwa mbere mwe nibazo bimeze ubuhanuzi ni bwiza kuko biravuga ngo mwifuze impano z'uburyo bwose cyane cyane impano y'ubuhanuzi ubundi ubuhanuzi kera Imana bitaga babamenya kera abantu babitaga babamenya bivuze ko meaning yabamenya ni umuntu ukumenyera nyine ibintu wowe utabasha kubona sibyo ariko cycle y'ubuzima turimo magingaya ikintu cyose cyabaye indamo ikintu cyose cyabaye money sibyo cyabaye indamo ariko nanone muri byanze yavuga ngo hari ibihe by'imperuka bazaza banyitirira bamwe bazaza bavuga ko bari ari abahanuzi bukuri abandi ari abahanuzi b'ibinyoma so ni twebwe dufite inshingano zo kumenya umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma ariko ubuhanuzi ntabwo ari bubi rwose nimba ufite umuhanuzi mugize imyaka musengana uzi wizera Imana yashyizeho umwuka rwose kumuhamagara mu rugo ngwino dusenge akaguhanurira ntabwo ari bibi ariko nitwewe dufite inshingano zo kumenya umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma kimwe n'umupasiteri hari abapasiteri b'ukuri tubabona sabo government ifunga everyday ahangaha ntitubabona so nitwebwe ikindi cya kabiri kuri icyo kintu cy'ubuhanuzi reka nkubwire ntukiringire ubuhanuzi ahubwo wiringire Imana iyo wiringiye ubuhanuzi uba wiringiye uwagwanuriye kandi uwagwanuriye ni umuntu wundi yavuze ijwi ry'Imana niba ari ukuri nicano Imana yanyujije mu butumwa wowe nimba bakubwiye ngo uzaba tuvuge wenda uzaba prime minister n'urugero ntanze nturite wizera ngo bizizana jya gusenga Abrahamu kugira amasezerano ya Abrahamu asohore Abrahamu Imana yambwiye ngo utanga igitambo kugira menye neza ku nkunda yaragiye gutanga umwana wiwe uranabikorera muri Marseille nuba kuguhanurira nta nubwo ari kugenda ngo wicare ngo bizakugwira relaxing ugiye kakaguru kukandi kuba prime minister ugomba kwiga hari ibisabwa nimba ugomba kurangiza doctora nimba urangiza masters nimba hari ibisabwa ABCD haguruka ubyuzuze then Imana ubwo za ntambwe imwe ubuyikoze Imana ikora ibisigaye byose so niba guhanurira rero kubera ko iyo baguhanuriye ukicara ntibisohoze ujye uvuga ngo yewe ngo hawundi ngo ajya abeshya ngo yasa n'umuhanuzi ntabwo ikibazo ari umuhanuzi ikibazo ni wowe waravangiwe ikibazo ni wowe sibyo cyangwa umuntu akagwanura agahita avuga ngo amadolari 100 ahangaha uri kugurisha ubuhanuzi ntabwo bugurwa kandi Imana yashatse kuvugana nawe let me tell you
ntabwo bica mu buhanuzi gusa, even imana ubwayo ishobora kugusanga mu nzozi uryamye, ushobora no kuba uri kugenda. Nusiko zino ndirimbo abantu bakunda ngewe nzitekereza, njye sindarota indirimbo, njye ndicara zikaza muri ngewe nkazitekereza. Imana iganira nawe mu buryo, ishobora no gukura umuhanuzi Australia ahomba akaza kuri message yawe, sibyo? Akaza kuri message yawe. So nababwira byinshi ariko reka ndizera ko usubijwe. muri make icyo umuntu yakora ni ukwizera Ni ariko ukwizera. ukanasenga. Wowe ntufokasinge ku buhanuzi. Iyo ufokasinze ku buhanuzi uraruha buriya. Iyo ufokasinze ku buhanuzi ukavuga ngo barambwiye nzabiki, iteka ryose iyo ugerageje ntibikunde wita Imana umubeshyi. Urabyumva? Wita Imana umunyabinyoma. Ariko wowe ubwawe hari ijambo rivuga ngo nukurikiza amategeko yanjye n'amateka yanjye, ukitondera ibyo navuganye nawe, ukitondera imirimo yanjye uko meze, ukabyitondera, ukagendera mu mategeko yanjye, nzakugira neza. Abana bawe, ubwo yabwiraga Salomo, abana bawe, yabwiraga Dawidi, abana bawe, umwana wawe Salomo azicara ku ngoma y'ubwami. Uri kubyumva? So wowe niba guhanurira, it's okay, ntujye kujudginga ngo uyu ni umuhanuzi w'ibinyoma. No, niyo yaba ari umuhanuzi w'ibinyoma akaguhanurira, uzagenda ubwira Imana ngo Mana, ko bamvuze ibintu byiza waretse bikaba. Si byose? Nimba nje nkaguhanurira ibinyoma, ubundi kuki ujya kureba origine y'umuntu wahanurira? Uvuge ngo se ngo uyu ni kana, ngo se ngo waba umusenzi wabayemo. No, wowe genda upfukame ubwira Imana ngo Mana, please, bamvuze ibintu byiza, banyatuye ibintu byiza, babarira bibi. Exactly. So asigaye rebe icyo Imana izagukorera. Gusa witondera imigambi y'Imana, ugendere mu nzira zayo, usenge, usome Bible, ibindi ureba Imana. Muri make upfa kuba wowe ukiranuka, bwa bwami bw'Imana twahereyeho kare. Upfa kuba bumeze neza. Cyane rwose. Naho uragenda ukajya kujudginga umuhanuzi waguhanuriye. Naho ubuhanuzi ni bwiza rwose. Ni Yesu ubuhanuzi butabaye bwiza. Imana yaravuze ngo mwifuza impano zo kuririmba, gukiza abantu, mugire gutariko cyane cyane impano y'ubuhanuzi. Wow, very nice. Hari ikindi? Yaragiye kubaza. Okay. Yes, wabaza, usigaye yabaza. Hari ahantu wari wateye ukuboko gutya, si wowe? yabajije. Wowe? Nanjye nta kindi kibazo mfite. Okay, very nice, yes. Urabona ko baratwunganiye cyane. Ni inzu z'ibitabo. Ni inzu z'ibitabo kandi menye batoza. Yes, tugeze ku musozo w'iki kiganiro, by'umwihariko Charles Kagame wakoze cyane, twize ibintu byinshi. Reka dusoreze wenda kuri amwe mu mahame wowe ugenderaho, ushobora kudusangiza amwe muri yo, hanyuma haramutse hari n'ubundi butumwa ubwo ari bwose wifuza guha abakunzi bawe hirya no hino ku isi, ko nkeka ko ubutumwa bwawe busakara isi yose muri rusange, wabubaha rwose, ijambo ni ryawe. Njyewe nta yandi mahame ngenderaho, uretse nakomeje kubigarukaho discipline y'ubuzima. Discipline y'ubuzima, umuntu mukuru aba ari mukuru, umutoya ugomba kumwubaha, nkuko ukamwubahira ikigero arimo, nubwo umuruta, umukuru ukamwubahira ikigero arimo, uwandagaye ukamwubahira uko ari. Ntimugace ku bantu ngo mubahutaze ngo nuko badafite nk'ibyo mufite, batambaye nk'uko mwambaye, sibyo? Muri make umuntu, buri muntu muri level yiwe ukamwubahira uko ari, sibyo? Ayo niyo mahame ngewe rwose ngira. Ikindi cyongeyeho kandi nabivuze no gukunda Imana, ikindi mukanakunda imiryango mukomokamo. Imiryango tuvukamo nizo nsengero za mbere. Yes. Iyo tuvuge iyo ubana n'umugore cyangwa umugabo mubana mu nzu wo mwashakanye, ntimwubahane, ntimwererane imbuto, urusengero rwa mbere ruba rugenze nabi. Urusengero rwa kabiri ubwo n'uruhe? Ubwo niba hari rumwe hari nyinshi. Ni amatorero dusengeramo, so ariryo torero rya Kristo. So rero ngiye nkumva nayo mahame ni ukubaha, ni ugusenga Imana no gukora cyane. Ibyo bintu bitatu. Ikindi ngira ihame ry'uko iyo bidakunze ntiba bikunze. Buriya ririya nababwiye ngewe rwose iyo bidakunze ngewe ndarikurikiza. Nk'ubu tuvuge n'urugendo nshobora kumuhamagara umuhanzi nkamubwira ati tugakora indirimbo, akambwira ndumva bidashoboka, simple, ndamoving on. Ariko ntabwo byarakangonono. Ntabwo murakarira, ubwo ni we se. Ibwo ni igihe cy'Imana kiba kitaragera. Ni ryari umanika amaboko ukavuga ati ibintu mbivuyemo, ukavuga uti ndakarabye? Ntabwo ndamanika amaboko. Nzamanika amaboko ntakiri mu isi. Manika amaboko isi nirangira ngiye tugiye mu ijuru iwacu. Icyo gihe naho ngubu ngewe ntabwo manika amaboko. Ntabwo umanika amaboko. Y'iki so
kuko kubera ko imanitse amaboko ni nko kubwira Imana ngo ibyo nkora ndabyishoboza kandi kuvaho navuye naho ngeze ni Imana inshoboza sinzi uko ibigenza sinzi uko bijya bigenda so n'ibindi rero mba numva ko none byanze ejo birakunda wow nuvuga ariko se ntihari ibintu uvuga uti biranze ndarekeye aya bijya byanga sivuze ko bitanga ariko mba numva nejo bizakunda cyangwa bitakunda ejo bundi bigakunda reka ndebe nk'ikintu cyanzera ukavuga uti ndamanitse ahangaho mbivuyemo reka ndebe buriya si iki kintu cyanze neza ndagivinga nkunda uno murimo nkora sibyo uyu murimo nkora wo kuririmba ndawukunda nta rimwe wigeze wumva wabivamo bijya biba hagenda ntekereza nkavuga ngo hagenda ntekereza nkavuga ati se binagiyemo ndishiye ku ruhande ariko none iyo mbitekereje nibwo ngira umuhate muri no gukomeza wumvishe iyo mbitekereje Imana itimbi nk'indirimbi kandi yohera muri nyuma none Imana ibaye nziza kurushaho ngatangira gute simvuze ko bitazagera igihe bikareka igihe cy'Imana ariko suko nzaba nagive inzaba nuko igihe cyabyo kizaba gihagaze wibona gute nko mu myaka 5 wenda iri imbere ko mbona nzaba ndi umuntu ukomeye ko mbona nzaba ndi umuntu ukomeye suri jewe mba mbona rwose nzaba ndi umuntu ukomeye mu buryo bwose muri bya bintu bitatu nababwiye icyubahiro ubutunzi n'ubugingo buhoraho nzaba ndi kwandikisha izina ryanjye mbona nzaba ndi umuntu ukomeye mu buryo bwose n'umuryango wanjye turi abantu bakomeye kandi tubishobojwe n'Imana ariko ko gukomera mu buzima bwaha nzaba ndi umuntu woroheje good ibintu ni bitatu icyubahiro umuntu yabana nacyo gute Imana ikiguhaye bana ukirinda gute kukirinda no kukirindisha guca bugufi mubwire sakandi njya mu mujyi nagira mu mujyi rero abantu uti Charles Kagame nanjye atiye karame ka n'abantu rimwe na rimwe turi kumwe abantu uti si wowe jya mu modoka tugutware gira ati woya mureke nimvuganire n'abantu ubuzima ngiye nkumva ubuzima simple cyangwa nakwirebera abana ku muhanda baraho nk'abamagara ati muze wanjye dusangire bibigendere rwose ku muhanda baraho tu ngiye nkumva ngiye nibyo nkunda ntabwo ujya wiyumva nk'umustar nk'icyamamare ngo ndi wese ndiwe ndahita nsohoka hano ndi kwirara ndahita mpamagara abanza n'imodoka hariya hakomeye Imana hakomeye Imana twebwe turi hasi rero kumenya uko wabana n'icyubahiro ni ukumenya ko atari wowe abo ukamenya ko ari Imana sinjye uriho ni data wenyine wahawe ikaze muri nge maze utegeka umutima kureba iby'isi nk'igihombo utoza akanwa kuvuga ibifitiye abandi umumaro si uko se naho ngaho icyubahiro ubutunzi bwo umuntu yaburinda gute cyangwa se yabana bwo gute ko waruvuze icyubahiro ubutunzi cya gatatu ndakikubaza mu kanya ubutunzi no gusharinga ubutunzi no gusharinga dufite abana bari ku mihanda badafite uko ejo bazaramuka ako si yo wikubiye simvuze ngo utange byose ko nawe ufite ibyo ugomba nawe ufite umuryango ufite iki sibyo ariko at least fata umuntu umwe umugirira umumaro nubwo utagirira neza isi yose ntago washobora isi ariko byibuze ugira umuntu washobora isi ndabeshye se ariko fata reka baye nk'urugero fata kuri Noheli cyangwa Bonane sibyo uziko Bonane hari umuntu wicara atazi ko ari burya inyama nk'abandi abana be bakajya baza tuvuge n'umubyeyi abana wenda w'umupfakazi abana bakajya baza kumwe ati mama umwaka wose ushize nta nyama kweri n'ubu ngubu ariko ufashe 20,000 amafaranga atari menshi mu by'ukuri ukayahereza urugo rumwe ukarubwira ngo dore dusangire namwe umaking sure ko ugaburiye abana bawe inyama urumva ikintu ubukoze ubwo nibwo butunzi nyabwo ibindi byo kwikubira ngo batuvuge ngo dufite ngo mujyanirenge ngo twaraguze twagiye ngo mpinduranya amamodoka ibyo nta mumaro ibyo ntabwo bizageza umuntu mu bwami bwo mu ijuru hanyuma icya gatatu cyari ubugingo bwo umuntu yaburinda gute ubugingo buhoraho ni ukwizera Yesu no kugendera mu nzira ziwe ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza ukizera Yesu ko yapfiriye ubugingo bwawe ukizera Yesu ko yakubabariye none wanakosa gukosa turi mu isi y'ibyaha duhura nabyo turabikandagira n'igihe tubikora ntitubimenye ariko ukagira umutima wo kujya imbere y'Imana ukabwira ngo Mana umbabarire iteka ryose Mana umbabarire igihe isi izarangira itorero rizamuwe
uzazamurwa muri abo kuko wamaze gucungurwa, sibyo? Yego. Wamaze gucungurwa. Bibiri ivuga ngo ibyacu ibya kera byararangiye, ubu twahinduranywe bashya na Kristo. Siko bimeze? Si uwo gusa witware nk'umugeni, kuko ntuzi igihe wagenda mbere nagenda mbere, ntuzi igihe wowe gusa witware nk'umugeni, hasigaye izina ryawe riri mu bwami bwo mu ijuru, kuko byose Yesu yarabihe. Yes, Shara Kagame Kuko ndagushimiye. mbaye Kandi pastor, nakubwiye iyo mpano uzayikomeze. nanjye Uzayikomeze ndabashimiye. igire neza. Ndishimye cyane ku kiganiro tugiranye ni cyiza. Ndifuza wenda ko hazaba n'ibindi uko Imana izagenda idushoboza. Turi kumwe 5 kuri 5. Urateganya kuva mu Rwanda ryari subira mu kwa kane. Kuwa kane ndasubirayo. Oh. Kandi nihagira umunyamakuru uzabona nk'iki kiganiro ntazagiye ngo sinabitabye niyesikiza ko nzi akamaro kabo, ahubwo n'umwanya muto nari mfite. Ubu amavideo nzayakora nko kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatatu nduhuke, kuwa kane nurire indege. So urumva ko bigoye, no kuri ndagushimiye. Ndagushimiye cyane. Waranyihanganiye ku buryo bwinshi. Ndabashimiye, nabakunze cyane. Imana yo mu ijuru ikomeze bagire neza, kandi n'abakunzi banjye bose aho bari ndabashimiye, bazahirwe muri uno mwaka ibyo bazakora byose. Urakoze cyane. Waturagize Imana tugasoza. Urakoze, n'ubundi nari kubikora. Reka tubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza, turagushima turaguhimbaza, tugushimiye neza no komera kwawe, tugushimiye urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Uri Imana igira neza, Imana ikomeye. Uyu munsi wawuremye, urawutegura, ubaho, tuwugenderamo, uduheraho umugisha, uduheramo ibyiringiro. None dore uyu munsi ugeze mu mugoroba, tugize ikiganiro cyiza, ni wari wagiteguye, wakimenye twebwe tutarabaho. Wari uzi ko kino kiganiro kizabaho, wari uzi ko tuzahura tukagirana ibihe byiza nk'ibi, tukungurana ibitekerezo, tukiga ineza yawe no gukomera kwawe. None Mwami ndaguhamagaye, dore ngiye gusabira abana abantu umugisha. Ino televiziyo nyisabiye umugisha, ukomeze uyagure, ukomeze uyihe umugisha. Ndashima ibyo agerageza gukora byose Mwami, mushizeho igikundiro cyawe, ugende ukimugwizeho, imbaraga zawe zigende ziganze kuri we, ubwenge bwawe, ibibazo abaza, imishinga yose afite ubashe kuyagura. Musabiye ubutunzi, musabiye icyubahiro, musabiye Mwami n'ubugingo buhoraho. Nkweretse aba bantu Mwami twafatanyije uyu munsi, ukomeze ubagire neza Mwami, bakunda ibyo nkora kandi nanjye nakunze ibibarimo Mwami. Ukomeze ubahereze igikundiro, imirimo y'amaboko yabo uyiheze umugisha. Ibyo bagerageza gukora Mwami, imirimo ya buri munsi bagerageza gukora, ibyo bakozeho byose bihinduke zahabu, kuko ni wowe ubitanga Mwami. Ubarinde kwandavura, ubarinde kubabazwa n'isi, ubarinde gutekereza kuri Imana cyangwa se gutekereza kubaho, ahubwo bagire neza, ubahe igikundiro cyawe Mwami. Ngaho datuye gutandukana, ubwiza bwawe bukomeze buganze, komera kwawe bukomeze kugwire. Amen. Amen. Yes, tubyita umunsi mwakoze abo kuri tekinike nuko tugisoje. Imana ibahe umugisha namwe.